Hello nshuti zanjye kuri mwebwe mwese munkunda kandi munezezwa n'ibiganiro byiza kandi bifite umumaro biharanira impinduka ku buzima bwanyu mbagezaho. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndifuza ko muntiza iminota mike yigize iki kiganiro mukantega amatwi kuko mfite ibintu byiza nifuza ko tuganiraho. Ubundi muri iyi si cyangwa mu buzima tubayeho muri iyi si, abantu benshi dukunda kugira agahinda, abantu benshi dukunda kubabara, abantu benshi dukunda kurakara, abantu benshi dukunda kwisanga turi muri situwasiyo zitatworoheye. Ariko se ubundi ibi bintu biterwa n'iki? Ubona ari iki gituma umuntu agira agahinda kugeza yiyahuye? Ubona ari iki gituma umuntu ashobora kumva yihebye akumva yanze ubuzima? Ibi bintu kenshi iyo tubonye abantu byabayeho cyangwa tukabona abantu babikoze cyangwa se tukabona abantu bari muri izo situwasiyo, dukunda gutekereza ko ari ibigoryi, dukunda gutekereza ko ari injiji. Ariko brother cyangwa sister, bitewe n'uteze amatwi iki kiganiro, ibyo ngibyo si ubucucu, ibyo ngibyo si uburwayi, ibyo ngibyo si ubugwari, ahubwo imitima yacu cyangwa se imitima y'ikiremwa muntu iraremererwa, igira ibyo ibasha kwikorera, ikagira n'ibyo itabasha kwikorera. Niyo mpamvu abantu tuba hamwe tugaturana, tukaba muri society ituma tubona abandi. Buriya kimwe mu bintu bituma tugira ubuzima bwiza ni uko tubana n'abantu. Niyo mpamvu ikiremwa muntu kitigeze kijya kure mu misozi, ahubwo guturana kwacyo ari nabyo byatumye gikomeza kororoka ku isi. Niyo mpamvu bigoye ko ikiremwa muntu kizigera kizima muri iyi si. Abantu benshi dukunda kubona dufite umujinya, uburakari, ariko reka nkubwire ikintu gitangaje. Wari uzi neza yuko umujinya cyangwa se uburakari ari ibintu dupaswa n'abandi cyangwa se ari ibintu dukururirwa n'abandi? Ibi bintu ushobora kuba utari kubyumva neza. Ubundi ese wari uzi neza yuko umujinya, uburakari, agahinda, ibyo bintu bidashoboka ko waba wicaye ahantu hamwe ngo byize byizane bijye kuri wowe? Ibi ngibi ni ibintu twanduzwa n'abo duturanye nabo, n'abo tugendana, n'abo twirirwana, n'abo tuganira. Ubundi abantu bakunda kuvuga ngo hari indwara zandura, cyangwa se bakunda kuvuga ngo hari ibintu, ngo hari imico yandura, ariko buriya n'ikintu cyitwa umujinya cyangwa se uburakari nabyo ni imwe mu ndwara, nabyo ni kimwe mu bintu umuntu yanduza undi. Ubundi biragoye ko uzaba wiriwe uri ahantu uri wenyine, uzaba wiriwe wicaye utuje, ngo wumve ufite umujinya muri wowe, ngo wumve ufite uburakari muri wowe. Oya, ibi byose bitangira ubyuka ukava mu buriri ugasohoka, kugeza uhuye n'umuntu wakoze ibyo udashaka, kugeza uhuye n'umuntu wavuze ibyo mutumvikanaho, kugeza uhuye n'umuntu wakoze igikorwa icyo ari cyo cyose kikubangamiye cyangwa se ubona kiri bukugireho ingaruka zitari nziza. Icyo gihe nibwo ushobora kugira umujinya cyangwa se uburakari. Ariko hari n'ubundi buryo ushobora kurakaramo. Igihe cyose wowe ubwawe mu ruziga rwawe, mu bantu mugendana, mu bantu mwirirwana, ari abanyamahane, ari abanyamijinya, ari abantu batumvikana, nta kabuza iyo mico yabo nawe uzayandura. Ibi bintu ndi kukubwira, niba wicaye ukaba uzi yuko nawe uri umwe muri aba bantu b'abanyamahane, b'abanyamujinya, ndagira ngo wicare wigaye, kuko nawe uri umwe mu bantu bagenda bakwirakwiza imwe mu ndwara ziri hanze aha ngaha. Niba uzi ko ugenda ukwirakwiza umwuka mubi mu bantu, niba uzi yuko ugenda warakaye ukwirakwiza uburakari bwawe cyangwa se ukwirakwiza
umujinya wawe mu bandi, nawe uri umwe mu bantu babi bari muri iyi si. Ntaho utaniye n'umuntu wanduza undi indwara ku bushake. Abantu benshi bazi ko umurozi ari umuntu watanze ibyo kurya bihumanye, ari umuntu wakoze ikintu icyo ari cyo cyose kiza kubangamira ikiremwa muntu, cyangwa se abinyujije mu biribwa cyangwa se mu tundi tuntu turi aho ngaho yagerageza gukora utwo ari two twose twafatwa nk'amarozi. Ariko no kugenda ukwirakwiza umujinya mu bantu, no kugenda ukwirakwiza umutima mubi mu bandi, no kuba wowe wumva utishimye ariko ukumva kuba utishimye ntabwo ugomba kubyihererana, ugomba no kujya kubyanduza abandi, nawe wagafashwe mu cyiciro cy'abarozi. Ibi bintu ndi kubikubwira ndi serious. Niba nawe wiyumva gutya, icyo ngusabye ni uguhinduka. Ahubwo wowe utajya wiyumva gutya ariko ukunda guhura n'aba bagome, wowe ukunda guhura n'aba bantu bazana imijinya yabo, baba bumva batishimye bakumva n'abandi bantu ntibagomba kwishima, reka ngire icyo nkubwira. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda cyangwa se ugomba kuzirikana ni uko iteka nta muntu utanga icyo adafite. Nta na rimwe uzigera wishima, nta na rimwe uzigera wumva unezerewe mu gihe abantu bakuri iruhande nta n'umwe ufite umunezero. Nta gihe na kimwe uzumva wishimiye iterambere ry'abandi cyangwa se iterambere rya bagenzi bawe mu gihe cyose abagukikije ari abanyeshyari. Nta na rimwe uzigera wumva muri wowe harimo umunezero mu gihe cyose ukizengurutswe n'abantu bababaye. Nk'uko ibyishimo cyangwa se nk'uko tumaze kubibona yuko abantu bose badafite ibyishimo cyangwa se abantu bose batanezerewe banezezwa no kubisangiza abandi, niko n'abishimye nabo babigenza batyo. Niba wumva ukeneye ubuzima bwishimye, niba wumva ukeneye kuba muri iyi si unyuzwe nawe, uryohewe n'ibikorwa byawe, unezezwa na achievement ugenda ugeraho uko bwije n'uko bukeye, tangira wegera abantu bateye gutyo. Muri iyi si isoko y'ubumenyi ya mbere ni abantu, ariko n'isoko y'ubujiji ni abantu. Biri mu biganza byawe kumenya amahitamo ukora. Niba ukeneye kumenya business, niba wumva hari umushinga ufite ariko wifuza gukora, nta handi hantu uzawumenyera usibye ku bantu bateje imbere bazakubwira ibyiza byawe. Naho igihe cyose uzajya kubaza abantu batabifiteho igitekerezo na kimwe, abo bose bazaguca intege bakubwira yuko nta kintu kirimo. Niba uri gutekereza kwiga ukarangiza amashuri yawe, nta na rimwe umuntu utarigeze wiga ngo arangize amashuri yazigera aguha motivation. Ahubwo wowe egera abayize bakayarangiza kandi akabagirira umumaro. Icyo gihe nibo bazaguha motivation yo gukomeza amashuri yawe. Ibi ngibi rero ni kimwe n'ibyishimo. Nta na rimwe ibyishimo uzabikura mu bantu bababaye. Nta gihe na kimwe kunyurwa uzabikura mu bantu bahora baganya. Nta gihe na kimwe cyangwa se nta gihe na gito uzigera usanga abanyamaganya barimo gutanga amashimwe. Ibi ngibi ntibizigera bikubaho mu buzima bwawe. Niyo mpamvu wowe unteze amatwi muri iki kiganiro, wowe wafashe umwanya wawe ukaza kuri Grow with Hakim, nifuza gukurana nawe cyangwa se nifuza gukura mu byishimo, ukura mu myumvire, ukura mu guhindura uruziga ugendamo, ukura mu kumenya kurobanura inshuti zawe. Niba ukeneye kubaho neza kandi no kuryoherwa n'ibyiza Imana yadusigiye muri iyi si, wowe unteze amatwi muri iki kiganiro, nifuza kukubona unezerewe, nifuza kubona isi yuzuyemo abantu beza, abantu bafite ibitwenge ku maso yabo, ariko uburyo bwonyine bwiza bwo kubigeraho ni ukwirinda abantu b'abanyamatiku, ni ukwirinda abantu b'abanyeshyari, ni ukwirinda kugendera muri urwo ruziga cyangwa se muri icyo kigare cy'abantu badafite kunyurwa muri bo, kuko abo ngabo niba uri umukobwa ukaba ugendana n'abantu badafite kunyurwa muri bo, nibo bazahora bakwereka yuko umufiyanse wawe adahagije, hakiyongeyeho undi. Niba uri umugore
abo ngabo nibo bazahora bakwereka yuko umugabo wawe adahagije, hari abandi bagabo bafite ibirenze bye. Abo bantu batigeze bagira kunyurwa muri bo, niba uri umugabo ukaba ugendana nabo, nibo bazajya bahora bakwereka yuko umugore wawe adahagije, ahubwo ukwiye gushaka abandi, bakwereka abandi bagore beza ngo baguhe ibyishimo. Niba uri umusore, nibo bazajya, abo bantu batigeze bagira kunyurwa, abo bantu batigeze bagira ibyishimo mu buzima bwabo, nibo bonyine bazaza kukubwira ibibi byo kugira umukunzi, nibo bazaza kukubwira ibibi byo kwizera umukobwa, cyangwa se ibibi byo kujya muri relationship, kubera ko bo ntibyabahiriye, kubera ko bo ntibigeze baryoherwa n'ubwo buzima. Rero inama naguha, ikintu nakugiramo inama cyagufasha gukurana nanjye nka purpose y'iki kiganiro, nuko iteka ryose niba ukeneye ibyiza ukwiye kwegera ababa mu byiza, cyangwa se ukwiye kwegera ababigezeho. Mbaye ngushimiye wewe wahisemo gukurikirana iki kiganiro Grow with Hakim, wewe wahisemo kubana nanjye. Icyo ngusabye ni ukureba hasi nimba warakoze subscribe, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byiza nk'ibi ngibi, bidufasha kugenda dutera imbere mu myumvire, bidufasha kugenda duhinduka, tudatwarwa n'iby'isi, cyangwa se tudatwarwa n'ibigezweho mu isi, ahubwo tukarushaho kubaho nk'ibiremwa muntu, tukarushaho kubaho mu mugambi w'Imana, tukarushaho kubaho mu munezero, kandi tukabaho tunezerewe muri iyi si ikirimo Satani, kuzageza igihe iyi si izatabarirwa, cyangwa se kuzageza igihe twebwe tuzavira muri uyu mubiri. Iki kiganiro intego yacyo ni ukudufasha kugira imitima yishimye, ni ukudufasha kumenya kugira amahitamo nyayo cyangwa meza muri ubu buzima. Reba hasi nimba warakoze subscribe, ntiwibagirwe gusiga comment na share, kandi ntiwibagirwe gukanda like kugira ngo mbone neza yuko iki kiganiro cyakugirira umumaro. Ikiganiro Grow with Hakim nakagaruka. Ciao ciao.